Abaheburayo 13 umurongo 5 n'uwa 6. Ntimukagire ingeso zo gukunda impiya, ahubwo mujye munyurwa n'ibyo mufite, kuko ubwayo yavuze iti, sinzagusiga na hato kandi ntabwo nzaguhana na hato. Hari igihe tujya tugira ishyari iyo umuntu yateye imbere, ugasanga ugiye kumurogesha, ugasanga ugiye kumukorera ikintu kibi, kandi iri jambo riratubwira ngo ntitukagire ishyari, ahubwo byose dusenge Imana iduhezagire nk'uko yahezagiye kanaka umuvuze cyangwa umuvazine wawe. Nta kintu dushobora kuburana Imana. Noneho umurongo wa 6 turavuga ngo nicyo gituma tuvuga dushima ubwabo tuti, Uwiteka ni umutabazi wanjye, sinzatinya umuntu yabasha kuntwara iki. Iyo uzi ko Uwiteka ari we mutabazi wawe, nta kintu na kimwe cyagutera ubwoba. Niduhagarare ku Mana, nta kintu